Data turagushimye. Haleluya. Umubyeyi mwiza. Wowe ubera amaso abagutegereje. Tangiye ikiganiro dusenga kugira ngo dusabe umwuka w'Imana bane natwe muri iki kiganiro. Kuko imitima igiye gukurikira iki kiganiro ikeneye ko guhura nawe. Yego. Uhishurirwa nawe. Bakumenye by'ukuri. Ikakumenya by'ukuri byuzuye. Naho kudutoranya wadutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha ariko bazarimbuka. Uwo watoranije uramumenya. Uwo ni uhagara mu mahame yawe agahagara muri principe zawe. Amen. Imana y'urukundo, ni Imana idahemuka, ni Imana itababaza, ni Imana itica ngo ifate umuntu imwice, ni Imana umubyeyi. Uwo muntu uraba nyiribambe, kuko izo mbabazi zawe zikwiye kuba kuri uwo muntu akazigirira isi, kuko isi irashaka kudukonsoma n'ibyo tudafitiye ubushobozi, ariko uwo muntu afite ubushobozi bwo kuresista aho abandi byanze. Aho abandi inzara ibishe bakabasaba kwica abantu kugira ngo barye inda nini kandi bazabisiga. Aho abantu bagambanira abandi ngo kugira ngo babone imitungo yabo, abantu babeshera abandi kugira ngo bapfe bakabajyana inyuma y'amapingu, uwo muntu azabasha kuresista kuko ibyo ntazabikora. Ntazagira inda nini, azagira inda y'Imana, azagenda abona ari Imana, azavuga nk'Imana, azakora nk'Imana kuko uw'Imana ntakora icyaha. Yego. Banatwe muri iki kiganiro kandi umuntu wese abashe gusobanukirwa n'icyo umwuka atumye muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Twakira Robert. Bakunzi b'Ihumure TV muraho, ndi kumwe na Prince Robert, afite Prince Robert Rwanda TV na TV biriho. Si aho barebera amashusho se, TV si ikintu cyose cyerekana amashusho. Ariko hari channel ziri official, ni ziri TV, ni ziri Empire. Ni ziri Empire. Kandi abura abantu ntabwo bajya bumva imbaraga z'ibintu byinshi nyuma hari. Ni ziri show. Ako izina byo tabizi. Abantu ntabwo bajya babyitaho. Baba bagenda mu kigari. Wewe nujya ubona umuntu avuze ngo channel yanjye iri mu mazina ye arangije agakora icyitwa Empire. Cyo ukora ubushakashatsi umenye Empire icyari cyo. Oye. Haragenda mu kigari. Nose nta muntu wafungurira channel, washaka ufungure channel ikaza mu kigari akavuga ngo wahita ngo shiraho ngo ntuzawufisha. Ngo fisha. Ngo cyanga TV. Aho nafashe nk'umwana we n'umwana witwa Eden. Ngo Eden TV. TV uri gusaba uzikivuze. Ubundi ntego yawe ni iyi. Abantu bajye kuri Prince Robert Rwanda. Robert w'i Rwanda nyine umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Mukore subscribe. Ibintu bigende neza. Nabonye barokoye twe tutagira collaboration, abandi bagira collaboration. Niba dufite abaye bazima. Bibaho. Ngo turabyemera. Yego. Yasinge ndikuzo Emi ndi Kigali, ndi kumwe na Prince nk'ibisanzwe, tugarutse kuri kamera, turi ku Ihumure TV, hanyuma tukaba no kuri Prince Robert Rwanda. Hanyuma rero abantu badukurikiye ndabashimiye cyane bakoze subscribe, warakoze nawe utarayikora uyikore kugira ngo tubane muri biganiro byacu bya buri munsi byibanda kuyoboka Imana n'ubukungu. Ngewe urabizi ko kwihumure nibanda ku bukungu. Wabuze impamvu ariko buriya ntago mbizi. Igusobanurire se? Oya abakunzi bawe barayizi. We nawe ushaka kwimenya. Naravangiwe cyane. Oya. Buri muntu wese agira ligne editorial ye, buri wese akagira umurongo we. Avangirwa. Ayiwe. Nese ngiye ko mbezinga ku muryango n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwanda ariko ka Yesu Kristo buteguza ubwami bw'amahoro ye. Utakongeye yose ni baba wishe message. Gusinze bagiye kuburana birwagirwa akantu gataraho ati barangije byose atariko nisingi twaburanye. Urubanza rwarapfuesha. Ati umuntu waze mamagara nuwahe? Yego. Roba umeze neza? Ndashima Imana ndamahoro meze neza. Ndagashimira abadukurikiye rero, nawe ngushimira. Uyu munsi ngo tujye gukora ikiganiro ni kumanywa. Ndabwira abadukurikiye ngo mugire igicamunsi cyiza, hanyuma bari kumanywa, abari ku mugoroba mugire umugoroba mwiza, bari mu gitondo mugire igitondo cyiza. Nk'ibisanzwe rero tugira niba turezindutse saa 11 za mu gitondo, abo ku Ihumure TV duhura muri nibature, tukaba no mu bindi biganiro by'ama episode, ikinyoma cyishe mweyobokamana, utse mutera imbaraga, ijambo ry'ubugingo. Ibyo ni ibiganiro tugira no ku Ihumure TV bigeze mu episode hafi 100 ingahe.
ubwo bivuze ngo rero nta na kimwe waba uri wacu, tukagira ibiganiro byibanda ku bukungu, aho tureba ku ifaranga koranabuhanga cyangwa aho isi iri kwerekeza, cyangwa se n'abantu bashaka gukora amafaranga mu buryo bwa murandasi, cyangwa se bakora icyo twakwita trading, ariko mu buryo bwo gucuruza amafaranga online. Nabyo dufite abarimu hano batangiye kwigisha, ushaka kwiga nta kintu na kimwe wabura iwacu, byose birahari. Hanyuma rero Roba, uyu munsi bakwiye kuba updated. Ubona ko isi ya petrodollar iri kurangira. Urabyemera? Yego. Ko yarangiye. Utabyemera afite ikibazo. Ko amasezerano y'imyaka 50 yararangiye. Amerika ishaka kuba yasubira ko tugiye mu bukungu. Oya tugiye muri gospel talk. Reka twe twigire muri gospel wacu mu gisata gikomeye cyane cyayoyemo benshi, gipfiramo benshi. Iki gisata kirimo imirambo myinshi yigenza. Uzi y'imistari bigaramye nzira. Ni yarangije kumirwa. Iki? Imirambo y'imistari igaramye nzira. Nakayaba rero nawe arona we nawe ejo ndera ugenda tagatisha urumurambo. Ugenda ariko ngende kukubona ugaragara nk'uri ariko utariho tu. Oyaze. Ase nyirubwite ntababizi ko atariho. Cyangwa ababizi ko atariho abari kujijisha mu minsi y'icumi. Ubundi bigenda bite Robert? Gira mu gisho tugane nawe twinjira. Ari umuntu uyoberwa igitsina agira. Ari umuntu uyoberwa igitsina cye. Oya. None se. Menye icyanjye nkiza. Na n'umuntu uyoberwa umwami akorera. Oyaze. None urandangije. Ubwo bivuze ngo babizi aho umuntu wese agira umwami mwana. Ubu abantu bari hano ku isi hari umuntu udafite aho muri mwese. Hari umuntu udafite president ubayoboye cyangwa minisitiri w'intebe ubayoboye. Abahari to. None se niba tuvuga ngo ubwami bw'ijuru n'ijuru rifite uriyoboye, n'ubwami bw'umwijima bufite ubuyoboye. Nta muntu utagira umwami, nta n'umuntu utagira umwuka umugenga. Nta muntu utagira ideology cyangwa se ingengabitekerezo imutwara. None buri bwami bwose bufite agenda. Reka nsuza tubazi bagenzi bacu badukurikiye. Ngira ngo Sibomana we yakize yagarutse mu rugo, namubonye byishimo. Official yasubiye mu kazi. Yaramaze iminsi ngo isigiye kumwivugana, isi yari mumereye nabi. Rwose mwene Rufayire ndamusubije cyane. Akozi buriya ikintu kiba cyabaye muri ira fenomene ya byishimo. Ikintu gikomeye cyane. Abazi umwuka ubayobora bo baba bamaze kumenya icyabaye. Aho intambara mu kirezi bazarakubitanye uri kumva. Abagarura mu buzima n'abashaka gukura mu buzima bagahura mu isi yisanzure bagakocorana agatsinda abagarura abantu mu buzima. Bibaye bindi. Bari bamwisha abagore. Bari bamurangiza. Ntago bajya bakina babagenda. Ega mu bagabo igihumbi harokoka mu umwe. Mu bagabo igihumbi abagomba kuva mu umwe. Uravugisha ukuri? Abandi bose wapi? Hasi. Reka nkugarure gato mu kiganiro nashaka ko dukoraho uyu munsi. Ngira ngo tugarutse muri cya gisata cy'iyobokamana, icyo nshaka ko tuza kuganiramo, ikiganiro kitari buze kuba kirekire. Yego. Hari abantu ngo barya ari uko Imana yavuze, cyangwa ngo ari uko bagiye ku musozi gusenga bakabona kurya. Bivuze ngo atagiwe ntiyarya. Kubyumva? Hari abantu babayeho kubera ko nyine ngo kubera ko basenze cyane Imana ikabumva. Hari abandi bari abatoni ku Mana. Imana dukurikiye hano sinzi umubare wazo, wenda we uraza kudufasha. Hari Imana nzima, hari Imana justice, hari Imana philosophy, hari Imana science scientifique, hari Imana like. Izo mana zose ziri hano. Yego. Ntajya menya nizo abantu bakurikira. Rero hano umusaza Tito Rutemera yaravuze ati ahubwo navuze nabitekerejeho. Kwanza ariko ari icyo tuza kuvuga. Avuga ati ariko Imana kuki mwayivanye muri jenoside? Noneho impamvu mbivuze nuko nshaka abanyedini babaheza nguni. Batazi Imana rurema bakwiye kuyimenya. Ngo muvanemo Imana. Ubyumva? Yego. Imana muyizana muri jenoside gute? Umuntu afata umuhora agatema undi. Iri aho ngaho ireba. Sibyo? Bikarangira mu kanya undi wirokotse, sibyo? Urokotse uwo muhoro kubw'amahirwe agize abanga ngo Imana yamurokoye ngo ndemeye ko amutema. Sibyo? Yego.
hano mbikuganije nk'umunyabwenge bisi ibintu waganiza umuswa ko ribu yamuhamagara umunsi ari umuswa. Roba ndiho ndumva iriya speech nayumvishe cyane. Yego. Ese nkubaze wabuze impamvu Herode yaguye inyo? Icyatumye Herode agwa inyo ni irari ry'icyubahiro yararikiye barakimuha. Urakoze. Bivuze ngo rero Imana iraryoshye, ni papa mwiza kuko ireba mu mutima w'umuntu. Uri kubyumva? Yareba mu mutima w'umuntu ikamenya ukuri kurimo. Uri kubyumva? Impamvu imuteye ibyo bintu. Abatamva ibyo ari byo bafasha Imana nkaho bayigiriye impuhwe n'amarangamutima ngo bayivuze nabi. Yo ntago ari Imana papa. Kuko Imana rurema, Imana nyakuri izi umutima wanjye aho nshaka nkayibwira ngo nturiho. Izi ko namaramaje. Urabona? Kuko izi ko umuboro ndi kunyuramo sinjye wawiteye. Urabona? Kuza kunyigisha ngo ni icyaha ngo cyawuteye ntago ngiye icyaha nkizi. Urabona? Kuko nye naje ku isi ni data na mama bagize te bakoze ibyo bakora baranzana. Ariko bivuze ngo hari umuremyi yagize ute wandemye. Si impanuka kuba ndiho. Niyo mpamvu mfata umwanzuro nkavuga ngo eske uyu munsi uburibwe ndimo ndacamo. Ndikubwira abantu twanyuzeho bari mu buribwe akubwira ibyo bintu bati kuki unkangisha Imana. Imana yaguhaye imodoka nziza. Ego ngikemera ko mbaho ubuzima. Wowe nkawe uri gucira umanzu uwo muntu ushaka kumenya inyigisho. Ariko uwo muntu umutima w'Imana yabizi ko wamaramaje. Yego. Uranyakiriye nanjye nanga igitekerezo cyanjye. Sindakiguha. Okay, sawa. Komeza. Impamvu. Uyu musaza yavuze ijambo kuko nawe ushobora kuvuga uti kuko. Kubereye impamvu. Iyo uhagaze muri domaine y'abafundi. Abafundi bandi bubaka. Yego. Bro biragoye kuri umuntu w'umufundi uri kubaka uri kugikwa arimo arubaka arimo arazamura igikwa. Biba bigoye ko wamubwira ngo hita ushiramo n'amashanyarazi. Birindira umuntu w'amashanyarazi. W'amazi ngo n'umuplombier bigoye ko afata w'amashanyarazi ngo nkora n'amazi. Yego. Impamvu ngiye gukora firigo na cuisinieri nkagira gutya nkabanda birangije mbishize hariya biraba birakoze. Uri kubyumva? Umufundi wari kubestarira amashanyarazi. Ntago bamubwira ngo kora firigo. Yego. Nanjye ntibajya bambwira ngo ujya mu mashanyarazi. Ndapima nkabira umuro wanyu uri muke mushaka umwe electricité agira ate abikore. Aha ndi gushaka kuvuga iki? Ndi gushaka kuvuga urwego umuntu abarizwamo, urwego umuntu akoreramo. Buranza kubaza akantu kamwe cyangwa akakubaza muri iki kiganiro nkubaza impamvu abasirikare batajya baterwa n'abadayimoni. Abadayimoni bashobora kuba batenya imbunda n'amasasu. Niyo mpamvu nta musazo ujya kwa perezida. Uri umuntu wese wasara ajya kwa perezida. Umenye bashobora guhita ntago banamujyana indera. Kuko uri umuntu bari muzima bari kugikoresha. Umusazi uhangara kuba yajya indera. Bro reka nkubwize ukuri. Kwa perezida. Ntago kwa perezida yajyayo. Buri musaba ari umusazi. Umusazi nyawe wawo nibajyana indera. Ntago yasara ajya kwa perezida. Cyangwa ngo asara ajya abasirikare bari. Ibyo byo tubyemeranyeho. Mbivuze kwereye impamvu. Nabonye abanyedini cyangwa abahezanguni cyangwa bita ko ari abasesenguzi cyangwa bita ko ari abahanga bita ko bavugana n'Imana nyirizina bashaka gusa naho banja mu musaza urumva ngo bamubwire ngo yagize ate ngo ubwo yahakanye imirimo y'Imana. No ariko rumva reka nkwakire. No yahakanye imirimo. Urakoze kunyakira. Reka manze mbwira abantu ko abantu bose bemerewe kuvuga icyo batekereza kandi cyari kuvuga Imana iri kukibona mu mutima we kuki ari cyo koko. Yego. Sibyo icyo tugendane step by step. Buri muntu wese aba yemerewe kuvuga. Na buri muntu wese wumva amatwi yatarapfuye aba yemerewe kumva. Sibyo? Akabiri kumva ukuza. Sibyo? Ukanaba wanamenya n'iki umuntu ashatse kuvuga. Ni ikindi. Tukugendana. Kamera ahantu hambere wabanjije. Kuko nabonye ko ntuza nk'abana kanze kugukurikira kugira ngo numve ikibazo mbaza. Mvuga nanjye mbangamiwe. Nta mana nyinshi mu isi zibaho. Habaho imana z'uburyo bubiri. Sibyo? Yego. Utayobotse Imana Uwiteka. Uri kumva? Ariyo mana nyakuri. Ayoboka uri kumva? Ihuriro ry'amatsinda mu ngeri zawo zigiye zitandukanye mu ndimi zigiye zitandukanye nkuko byagendekeye abitwa ba Nimurodi. Ndabisobanura sibyo?
ayoboka ihuriro ry'amatsinda agiye atandukanye, uri kumva, mu ndimi zitandukanye, sibyo? Ariko agasongero kazo mu kinyarwanda cyahuranije inzira zose zigera i Roma, aho hatsukira amarembo y'ikuzimu. Ubwo habaho Imana Uwiteka n'Imana Satani, sibyo? Kuko nta muntu n'umwe waza ngo ahamagara abantu ababwira ati ngewe nsenga Satani, batamuyoboka. Bambara ishusho y'icyitwa ikibi n'icyiza, sibyo? Umwuka umenyesha ikibi n'icyiza niwe uva kuri Satani, hakaba n'umwuka w'ubugingo ari wo mwuka w'Imana. Noneho kangaruke nge ku gisubizo cyawe wambajije, sibyo? Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kwigisha undi Imana, kuko Imana niba yiga kabisa. Cyokoza mu matsinda y'abavuga ndimi zitandukanye, sibyo? Hari abagira siyanse yitwa iyigamana, isomo ni na siyanse, teoloji mu binuza mu ndimi z'amahanga, sibyo? Theos logos, ngo iyigamana cyangwa se ubumenyi bwiga Imana, siyanse yiga Imana. Ariko Imana rurema nta muntu yigisha undi. Iyo abantu baba bafite ubushobozi bwo kwigisha abandi Imana, ntabwo u Rwanda rwacu bari rufite icyasha cy'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo abantu baba bafite ubushobozi bwo kwigisha abandi Imana bakayimenya, ikamenywa nkuko bo babeshya ko bayizi, tugendane. Uri kumva? Ndakugurira fanta. Iyo abantu bwabo haba hari uburyo bwo kwigisha Imana by'ukuri ikamenyekana, sibyo? Ntabwo u Rwanda tuba dufite icyasha, ntabwo Isiraheli iba ifite icyasha cya Jenoside. Kangaruke rero ku gitekerezo cyanjye, sibyo? Bibiliya twebwe ku bantu bayizera, ariko bayizeresha umwuka wayandikishije ari wo mwuka w'Imana, tutayisomesha umwuka ushaka kurwanya Imana. Kuko hari abantu basoma Bibiliya isoma mu buryo bubiri. Hari abayisoma bashakamo imbaraga zarwanya Imana, babizi cyangwa batabizi. Hari ababa babizi n'abatabizi. Kandi urabizi ko isi y'abatazi ibyo bakora baba ibitambo by'abazi ibyo bagize gute bakora. Yego, gasubiremo. Isi y'abantu batazi ibyo bakora ni indobani, sibyo? Ni imitego. Nitwa urabona tuno tuntu bashyira, urabona nko kuri Rwagakoco, ndifata imbebo. Hari ukuntu bashyiraho utuntu tw'utubureba, utuntu tw'umugati. Abo bantu baba mu bintu batazi ibyo bakora kandi bakabikora. Nayo maturufu ni ifunguro ry'ababa mu isi y'abazi ibyo bakora, sibyo? Noneho Bibiliya reka nyivuge nk'umuntu wahishuriye umwuka uyandikisha. Bibiliya iravuga ngo hagirwa umuntu w'Iteka atoranye. You have luck. Ejo twari turi gusobanura igitabo cy'ibyahishuwe, sibyo? Ndi kumwe n'umuvandimwe mugenzi wanjye dukora gukorana ibiganiro. Ari umurongo ubanza uravuga ngo umuntu wese uzasoma, gusoma gusa iki gitabo arahiriwe. Abatabyumva nka ya nkone Filipo yasanze mu kagare, asoma gusa ibyahishuwe arahiriwe. Kabiri, umuntu wese uzumva ibi byahishuwe arahiriwe. Gatatu, uzabyitondera arahiriwe. Yego? Iki kibazo mbajije ni ikibazo kinini kirenze imbibi z'uko twagitekereza. Kuko harimo ikibazo kibaza ngo Imana ibahe, irihe? Kabiri, ese ikorana n'abandi bameze bate? Reka mbwira abantu badukurikiye Emi nawe, umuntu wese uzi Imana by'ukuri yihishuriye. Nakubwiye ko Imana yihishura, nta muntu yigisha undi. Ariko ku kantu gatindeho ndaza ngasobanure nako ukuntu Imana yihishurira umuntu. Ukunzira mutoranye. Sibyo, ukuntu Imana yihishurira umuntu.
umuntu wese uyizi yihishuriye ubwayo dore ibintu bimubaho ntagambanira mugenzi we. ndashaka gutinda kuri utu tuntu. Yes, umuntu Imana yihishuriye ubwayo ari imwishuriye atayigishijwe na Robert na Daddy na mami na Poso. Hari ushobora guhita twandikira akataza ngo none se ngo Imana yihishura mu buhe buryo? Nabwo ndabuvuga. Exact. Bibiliya ivuga ngo Imana ivugana n'abantu bayo mu bicuku bya nijoro. Bagize gute? Bashyizweyo. Turukugendana kugira ngo igamburuze imigabo n'imigenzereze yabo. Iyo Imana imaze kukwishurira hari ibintu ikora. Kamfate nk'urugero rwafi, iguha umwuka wayo. Muri bamwe mu batarayishurirwa, ubwo ndashaka kugera ahantu bita ngo ni mwiyobera ritagatifu. Dore iyobera ritagatifu. Sibyo? Uri kumva? Iguha umwuka wayo. Iyo Imana iguhaye umwuka wayo, utangira kureba iby'abandi bantu batareba. Sibyo? Uri kumva? Ngira ko muri yasi yawe aha. Ireba iby'abandi bantu batareba. Ego. Imenya iby'abandi bantu batamenya. Igushoboza kunesha. Bitari bubaje. Exactly. Uri kumva? Katugende step by step uraza kumva neza. Ku buryo Imana ishobora kuguhishurira ikintu wakibwira abantu bakaba batari kukintu tumaze imyaka yose tutarakibona. Nuko umwuka wayo waje muri wowe. Wanyumvishije? Hari n'igihe umwuka w'Imana uza ku muntu ukamuzaho, yavuga ikintu abantu bakumvishurirwa ry'Imana kuko atari ubivuza, ari umwuka w'Imana uri kuri we. Kankubaza ikibazo. Kankubaza ikibazo. Mu bitangaza Yesu yakoze byose yagiye akora bigiye bitandukanye, gukiza abarwayi, guhumura impumyi, kwirukana abadayimoni. Abantu bazaga bamugana bazaga ari bazima cyangwa batahaga ari bazima? Batahaga ari bazima baje barwaye. Batahaga ari bazima baje bagize gute? Abajya mu nsengero nyinshi ziri hano mu Rwanda, sibyo? Bataha bakoma amashyi ko bakizwemo abadayimoni, ntibaza batwaye imodoka zabo. Ngaho umwuka wishurirwa ukamenya ngo ese Imana y'uyu Pastor Emmy ushobora gusengera umuntu akaza yitwaye ari muzima, umugabo w'umudokiteri, umugabo w'umuprofeseri, umugabo umugore runaka muzima, utajya ujya kuri banki ngo babye amafaranga cyangwa se bapima normal bagasanga ni muzima. Akigera musojya agatangira kurukiramo no kugaragurwamo nk'inzoka kwa kundi bajya bagaruka. Wowe iyo ufite umwuka w'Imana waguhumekeyemo uhita wishurwa ko uwo muntu adakorana n'Imana yo mu ijuru. Kuko Yesu aba yakizaga bazaga bamugaye, bazaga bicaye, niho n'abakorana n'Imana ubwabo basanga umuntu uri ku irembo ryitwa ryiza, sibyo? Amugaye ari gusaba bakaba ngo twebwe icyo dufite tugiye kukiguha. Mu gihe abandi bamugara, sibyo? Bamugara baje ari bazima bagataha bamugaye bakabyita igitangaza. Kuko njye nakoze ubushakashatsi, abantu bose bagiye babwejaguzwa bahebeshwa n'aba bapasteri. Abankurikiye ubwo niba ari abahanga baraza kumva impamvu nshyigikiye igitekerezo cy'ubabaza ngo mbese iyo muza kuba muzi kwigisha Imana ry'ukuri, n'ireme ry'ubumana riri muri mwebwe. N'uyu munsi ngiye Robert ahantu magaze ndacyanenga ko ireme ry'ubukristo mu Rwanda ntari hari. Ahubwo se ryarahabaye. Harabere tutamera nka Eliya. Iyo bapfundapfundikanya ngo idini ngo ryakoze iki n'iki ngo birahari, so gupfundikanya. Reka ndere kumera nka Eliya, Uwiteka atamwaza. Simvuge ko hatari abantu b'Imana kubara kera. Ya exactement. Buriya kugira ngo nyumve neza, no muri genocide yakorewe Abatutsi 94 hari abantu bahuye n'Imana. Hari abantu bari barahuye nayo. Aha. Yandavuganye nabo bafite amakuru yayo. Diri kugendana. Ariko hari n'abantu bari barayigishije ubwabo batayizi. Bayigisha abandi ntibamenya kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo bayigisha bate? Batahamagawe. Batatoranijwe. Ngo batumwe. Baratumwe iki?
batumwe nande baritumirije sinzi uri kunyumva neza ko ni impumyi zirandata izindi ni impumyi zagendaga zikurandata izindi ngo zifiteho kamana njiji reka nkubwire nshuti yanjye tuganire abantu buriya bagendera mu kigare gusa uri kumva njye nabahaye ubuhamya bwanjye nk'uko hari abandi bantu bagiye bahishurirwa umuririmbyi yarahishuriwe yandika indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge aravuga ngo ni igitangaza sibyo undi aririmba aravuga ngo Yesu aramfata ntabwo umuntu yavuze ngo Yesu ndamufata yavuze ngo Yesu aramfata akankomeza kuko nkunda bihebuje idini rizashya aya marembo y'ikuzimu yose bibiliya isomye 11 y'ibyahishuwe abantu bagende bayisoma gushya gusa maraya zamucuza kose batumwambure uri kumva Emi uyu munsi abantu bere kutubeshya ngo bari kutwigisha Imana nta muntu wigisha undi Imana yihishurira umuntu imwihishurira gutari nabyo ngiye kubasobanurira hari abantu Imana ihamagara bataranagerwa no gihe cyo gutera inda mama wawe na papa wawe bataranabonana noneho kugira ngo byumve neza kavuga ati wowe I create nzarema umuntu ngende uwiteka kandi mweze abantu babonane urukumva gahunda zirangire umwe ashimira undi turakoze sheri gahunda igemo umuntu avuka ari umunaziri turi kugendana hanyuma imweze bajye bakorana umurimo bajye bati ngo warancute ndaceki bwateko njye nakumenye bro Imana abo bantu kandi ariko uzi ko ijambo ryumvise si Yeremiya wenyine twaratoranijwe yaradutoranije Ariga icyo bita selection to choose urukumva bure nuko abantu benshi bigisha Imana uyibajije abantu bazarimbuka yabakwereka uyu rutondo rubajije kuko Bibiliya banga umunyabyaha akivuka ni Dawidi wabyanditse donc akiva kuri kwa muganga muza muteruye watangira kubeshya akiyobagiza ibyo akora no kwiyobagiza Imana igufasha utazabyara umunyabyaha kabisa ako Emi ijambo ry'Imana ukuntu rivuga Imana ishimwe riravuga ngo abantu bagira ishusho yo kwera bahakana imbaraga zabo bafite ishusho yo kwera mu maso ariko mu mitima bahakana imbaraga zabo ubundi uzi gutandukanya ishusho n'imbaraga Kigali dufite amashusho yitwa abapasiteri bafite ishusho yo kwera ariko urebye imbaraga ziri inyuma yabo my dear izo mbaraga ziri inyuma ubundi imbaraga ishusho abo bapotre abo bishop no mpamvu Bibiliya sayo Bibiliya iyivuga ngo isezerano rya kera ryari igicucu cyangwa cyari igishushanyo cy'isezerano rishyashya nuko ibyahanurwaga byose byavugaga Yesu ni banga Yesu bamenya guhishurirwa ko isezerano rya kera ryahishuraga irishyashya ko barisoma amahugu bagahita bazana amabuye 12 n'ibitereko by'amatabaza hari n'amataka avuye i Yerusalemu n'iki byose umuntu utahishuriwe iyo abuze uko abigenza ajya Uganda akajya kuzana amavuta akayaga ati nimukoremo mukagwa nk'imirambo ishoreranye kandi uwahishuriwe umva ukuntu ijambo ry'Imana ryamubwiye yavuze ngo muzakandagira inzoka muzarambika ibiganza ku barwayi bakire mukuri bishimwa mu biganza akanwa kanyu kazategeka kuko azaba nk'ako Uwiteka none nta bindi ibintu byo kuvuga ngo imyunyu ibintu byo kuvuga ngo ubutaka ngo buvuye muri Israeli namna gani where you found it niba mwemera ko uwo mwabambye ngo isabato itaragera ndabaza rega banye nabo muhungu baramubambye baramubamba mugire vuba vuba isabato itatugereraho kandi ari kubahishura bavuga ko ari we mwami w'isabato ati mugire vuba vuba isabato agiye kugera igeze umva amakuru cyangwa nta makuru baho umuyimumyi babarayandanya ati tubwira umuntu ugukijije bamenye Imana tubwira umuntu ugukijije ati abikoreye iki ku munsi w'isabato agataye ku mwebwe
ko ari njye mwami w'isabato. ubu se mwangije imwe imyaka yari amaze adakira mwaramukijije ko mutamukijije kandi mwubahiriza isabato none umwami w'isabato araje kumukiza. ndakubwira ngo hano i Kigali hari indimi barazivuga zigiye zitandukanye. iyo uhuye n'umudiva arakubwira ati isabato atazi nyirayo atazi tutayubashye sha irarora ntaryo wakandagira waryitegereza ugasanga inzira siyo. undi akaza kuwa gatatu aba yarimbye wahura na nyiri isabato akakubwira ati ariko hari imyaka 1000 iri imbere hano mbabikiye y'ikiruhuko. undi mwahura akakubwira ati uwo musatsi wanyereje ntaho uza arabona abanyejundi ari kwikaraga ntabwo bazi Imana rega ngo basukuza ntare uri kumva. buriya se ureba Emi iyo umuntu ahishuriwe Kristo dogo Yesu amwihishuriye none uzi ko wagera hejuru urabona nk'ino nzu bari kubaka mu mujyi ndende ukumva ukagera hejuru ukabwira ukuntu Yesu agira neza uri kumva kandi ugire ngo utwo dututi ntimuzatubona nta nindese wakagwa ninde wakagwa Yesu ntashobora kubona agatuti ko wabuje gusenya nawe Bibiri ivuga iki ngo bamusohoraga mu rusengero bati muhirike ku mpanga vuba vuba mugire vuba vuba. abantu bazi Imana yihe ariko ko ari ugutamiriza imvi n'imara gusa n'iki baragenda bayiziye. umuntu uzi Imana agambanira mugenzi we ariko uzi ko sureba abantu bari mu ishyanga ryera donc bari mu mukumbi w'Imana donc abantu bari mu muganura w'Imana bahishuriwe Kristo by'ukuri uri kumva. si dufite miliyoni 14 tugize nk'amahirwe abantu bari mu mukumbi muto nibura bakaba nk'ibihumbi nka 800 wibageza kuri miliyoni uri kumva bahindura isi uko ubona abagabo 12 bayigenjeje bakayinyeganyeza kuko bahuye na nyir'ubwite bari bo ba opotere nizo ntumwa abandi ninji ziraho ngazi beshya sura nk'Imana yishuriye nibura nk'abapasteri kadufate hano mu Rwanda abapasteri nk'icumi bari celebre sibyo babandi bajya bahamagara ngo ni mutwareze ibitsina cyane dufotore tubakorede nibura Imana igafata nk'abapasteri bane barahagije muri aba bamenyekanye b'ibyamamare ikabihishurira by'ukuri. niba mwikamwihishura muri aba bantu bangana gutya wareba ikiba uzi nka babandi bajya buza za Bekare n'andi master nka Yesu abihishuriye gasenya ubwami bw'abandi bro. Bekare naze sibazuzura benshi King James we nagiye kuyuzuza abantu nanjye nzayuzuza one day nka Yesu akagwa iriya chance imwe yonyine buriya Dawidi ariko kuki abantu batajya basoma Bibiliya ngo bayumve buriya mwana bucokoje uri kumva. Dawidi yigeze kwicara avuga ijambo rimwe aravuga ngo kuba mu nzu y'Uwiteka one day hari igihe umuntu yicara uri kumva nk'uwakugabiza ukabwira Uwiteka ati uyu munsi ungabize umpe ijambo ryawe sibyo ngende njyana muri iriya stade y'ibihumbi 10 unyemerere ndivuge by'ukuri sibyo hanyuma baryumve by'ukuri nushaka ucyura umugaragu wawe nabyemera cyane ariko ibyo uvuze nibyo bivuze nibyo nanjye umunsi umwe nagiye ku musozi gusenga reka mubwire ngiye kukubwira kandi mu buhamya njya ku musozi gusenga yego nari njyanywe n'iki bro byari bavuga ngo bagiye ku musozi gusaba amafaranga sibyo byari binjyanye imifuka yanjye ari yuzuye ngiye sinjye sengera amafaranga wari ubizi nabyo banagiye ngeze ku musozi giye gusenga sinzi no kwakubitanye bwa mbere rwose bagiye mu ndima arahanura umwuka arambwira ati ariko arashonje nawe igira iki kantu muremera no mwuka wari muri nge nkora mu mufuka sinkubwiye icyo namuhaye yego ndakomeza nigira imbere gato bro ngiye kumva nari ndi ku musozi ahantu ndi gusenga wambaza ngo warujyanywe n'iki ku musozi hari umuntu akubwira ngo ubwo wajyaga he reka nkubwire impamvu Umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo usiga ibikwirukaho ariko ibikwirukankamo ntabwo ushobora kubisiga yego uri kunyumva hari igihe uri ahantu nk'hano wicaye ubyumva
ukumva umwuka uri muri wowe arakujyana ahandi hantu hatari aho ngaho wicaye. Yego. hamwe ukeneye kumva ari wowe hari n'irindi jwi. Ukumva? Kandi ntabwo ari ahantu runaka, ni ahantu hose wumva washaka kujya kandi ushoboye kugera. Kuba none ntabwo nakwifuza ku musozi w'isirengo ngeyo, niba mfite business ngiyemo. Yego. Noneho ubwo nanjye numvishe umwuka mfashe, numva ashaka kujyana ahantu nko mu mpinga y'umusozi. Yego. Numva ahantu nimpagera ndasakuza nyibwire nti ndanezerewe. Niko numvaga ngiye kuyibwira. Yego. Bro ndagenda ngeze ahantu ndayibwira ndanezerewe, ndasakuza ndavuga nti ndanezerewe pe, abaye nge ndanezerewe. Hazamo ijambo rimbwira ngo I love you father. Kubwira papa ko mukunda byanze guceceka. Ngiye kumva numva umwuka uramfashe ngo ubu nonaha ndamutse mbonye umuntu cyangwa nkabona abantu, uri kubyumva, nababwira ukuri kunyuzemo, nagiza nkitahira, kwikimbwira abantu gusenga kigituma tugomba gusabana n'Imana, nangize umwuka ugahera. Numvaga ndi gufashwa n'abantu ntare. Hey bro, ubivuze kubera impamvu. Umunsi umwe yaguha bikarena, ukabwira abantu kuri ukipfira. Yego. Yanda. Kuruta kwisi nabwiye umuhanuzi ejo bundi arandaka nawe gane urinjije cyane. N'ubu dufitanye ikibazo. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu abagore 10 bashobora kugukomera mu mashyi ngo uri umuhanuzi, wumve kuri muzima we nta kibazo ufite ubwawe. Uri umugabo, uri umusore, abagore 10 bakagukomera mu mashyi ngo dore umuhanuzi, urapfuye, baragushyinguye kuko uvuye mu kuzimu. Wapfuye wangi umugenga yawe ndamubeshye. Reka nkubwire bro, ibintu uri kukubwira nta mezi 3 mbihaye. Niba udafashe igihe cyo gutindana n'Imana ukemera abantu bagukonsoma harimo igitsina gore kingana gutya, wowe udashobora kujya kugira ahantu uvoma, sha urarangiye. Samusoni na ba Dawidi ntubaruta, kandi Kigali kuntu tumeze tukwanja kamera ngi bana tuba tugenda abizi ko hejuru yuko kuki niko kabazo kanyuma ngiye kukubaza. Kuki bene aba bantu batajya bamenya ko hari ingaruka z'icyo gihe bahagazemo gihari, aro birangira nabi? Nese tujye kubarondora amazina ngabo bari bafite insengero zikomeye hakurya aho navuze, aho haruguru navuze, hirya aho navuze, ziri guhitinga, ziri gutwika, ziri he ko bakoreraga Imana? Iyo Mana ni ikigoryi, ni igipfapfa kitamenya. arega none se kugira ngo abayobozi bose ntago bahishurirwa. Ariko bambwa ngo umuntu araje arundiye abantu mu mujyi wa Kigali nk'inzoga zitende, arabasabuye nyirubwita ariko kwiyambarira ikanzu ye, ishusho yambaye, kuko nakubwiye ngo nawe avuga ko akora Satani. Yatanze itegeko avuga ati nimugende mu mahanga yose. Wa mwana wa mwene data ati ntanavuye hano, avuga ati katujye mu karere ka Gicumbi, tujya hano hagiye gukora y'umurimo. Mwese murara kwirundira i Kigali nk'inzoga y'itende. Twarabamenye tunabajua sana bari kubakura mike. Ari kiganiro cyako tuza kwibandamo, abadukurikiye turi buze gukora ikiganiro cya kabiri kizatambuka. Reka tujye tubwiza abantu kuri, kubera ko ntidushaka ko kiba kirekire cyane. Twavugaga umwuka wihishe inyuma y'ama speech amwe namwe abantu bavuga bagashaka ko ya judginga, bashaka kugaragaza ko ari kurwanirira Imana, kandi y'ubwita bizi neza, sibyo? Kuko urebye nk'ubu urabizi ejo bundi bari gufunga izi nsengero, abihandagaje bakavuga ngo birukanye Imana mu Rwanda. Uzi ukuntu twavuze ati iyo Mana babasha kwirukana ikagenda, yego, ifite ikibazo none ntacyo ari butumarire. Oya, ariko bagomba kuyirukana kuko n'umundi ngo iza ni mugoroba. Exactly. Ngo iba yagiye kubwira ngo za Burundi na za Uganda, yajya ku mugoroba kaza kuryama, iyo sinka yikorere, iyo ni itaye sinka yizere. Oya, bajye bayishushubikana. Irukanye Imana. Nangi iriya nayirukana mfite ubushobozi. Iyo rero ni abantu bigishijwe mbere ya Jenoside, tubyemeye. Yes. Iyo barayigishijwe, bamaze kuyigishwa, ibyo byose bibigira ite? Umuntu Imana yo mu ijuru yihishuriye ntagira n'ingenga bitekerezo.
nta nubwo yanabitekereza ntiyanabirota. Yes, uwahuye nayo byanya igo yihishuriye, uwo yihishuriye nta moko agira. Reka mbabwize ukuri, ni nawe munyarwanda nyawe, niwe ndi umunyarwanda nyawe wuzuye, umuntu Imana yihishuriye niwe munyarwanda wuzuye. Reka buriya abantu bakunda gukurikira ibiganiro nkora baba ari kuri standard yo kumva ibintu nkora. Hagiye nkora introduction nkavuga ngo muri kumwe na Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda, n'umuntu wese wumva ururimi ngiye kuvuga. Iyo mvuze ngo ururimi ngiye kuvuga si ururimi rw'ikinyarwanda, ugasanga mbatuye nk'umugisha abantu ntibumva imbaraga zabo, nkavuga ngo Imana y'amahoro rwose ibeze. Ako ni akantu keza mba basabiye, iyo Imana imaze kukweza. Kabiri, irinde umubiri wawe. Burahemi abantu ntabwo bajya bamenya agaciro k'umubiri urinzwe n'Imana. Icya mbere, uba ufite ibiganza. Urebe ibiganza byanjye kuri kubireba rero, nta muntu ndagambanira, nta muntu ndahemukira, nta maraso y'umuntu ndamena. Uri kumva sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo mbabwiye Imana ngo ndera, sibyo? Umubiri wawe urindwa umugayo. Kuneza ubundi kurindwa umugayo ni iki? Nukoswa na Satani, umuhungu ariko kwita sheri shushu pucuri nzaguhanya Rugenge yose, uri kumva, akabashyizemo inda kwa mbere ukayiswapa kabuyikubujemo. Okay, ngaho genda, nubwo twebwe tutabizi ariko urabizi neza kutazigera ugira imfura muri societe kuko wayitaye muri toilette. Ngicyo biti imibiri iriho iki umugayo. Isi zagushushanya uwo uzabyara umwita imfura, bagukwitirire, ariko wowe umutima wawe ntabwo ujya urya ruswa. Realite yawe amaraso kizabarara mu mutwe wawe. Tuzajyana mu muganda rusange tukwite boss kuko tubona ko kuri boss, ariko umutima wawe ubizi neza ko uri umujura, uri inyatsi, uri kumva. Ntabwo umutima w'umuntu ujya urya ruswa. Imana muri beze rwose imibiri yanyu. Kabiri, ubwo ni umuntu wishiriwe Kristo, irinde ubugingo bwanyu. Iyo tuvuze ngo ubugingo bw'umuntu bro, hari igihe ubona umuntu w'umubogari, umubiri we rwose mwabona mwese mukawifuza mukawugirira irari, ariko wakinjira mu bugingo bwe nagere ku buriri asage sinzi nagasinzira demo zirazimunweza agahita ajya muri Genzi Comedy. Ni munsi baraguze taze bigeze sangaye. Ikiganiro turokigarukamo kadasoza ikiganiro. Uri Imana ikiranuka, uri Imana ihambaye. Wowe ubwawe ni wowe wenyine waturemye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Haleluya. Kera abantu waronse kugira ngo iyo mirimo tuyigenderemo. Ndasenze sengera umuntu wese udukurikiye wumvise iki kinyarwanda twaganiriyemo, ngo umwuka wawe wera amutaheho, yaba asinziriye, yaba yumvirije uburyo yaba ari kumva rwose, umutima we wumvishe ugutwi k'umwuka abashe kuguhishurirwa by'ukuri. Ndaguhamagaye ngo uherekeze iki kiganiro kubw'imbaraga zawe. Umugisha Emi, nanjye umumugisha, ndetse n'umuntu wese udukurikiye umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Reka ntabwo twasezereka dutangire dusenga.